Baje kubaramutsa mwese muri kumwe na Pasiteri E.MUSINGA Rupande. Reka dukomeze inyigisho zacu hejuru y'umukozi w'Imana no gukorera Imana, uko tugomba gukorera Imana mu muhamagaro wacu. Reka dusome igitabo cya Matayo igice cya 4 umurongo wa mbere. Haravuga ngo maze Yesu ajanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi, amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Amena. Mwami Yesu, kongeye kuza imbere yawe ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ni wowe data uri mu ijoro mubizi mukuru kandi niwe musaruzi mukuru. Ukomeze kutugirira neza kandi uduhe ubwenge n'ubumenyi kugira data uri mu ijoro ngo dukore umurimo wawe nkuko bikwiriye. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo dusenze kandi twizeye. Amena. Twatangije inyigisho zacu hejuru yo umukozi w'Imana no gukorera Imana. Iyi Imana yaguhamagaye igira icyo yaguhamagariye, ikaguha n'icyo ugomba gukora. Igihe yaguhaye icyo gukora ugomba kugikora neza. Wagikora nabi uzabibazwa, nutabikora kandi uzabibazwa. Nukuvuga ngo ugomba kumenya umuhamagaro wawe kandi ukawukora neza. Nutawumenya ngo uwukoreshe uzabibazwa, kandi nuwumenya ukawukoresha nabi nabyo uzabibazwa. Rero twavuze igice cya mbere mu bice 10 umukozi w'Imana agomba kumenya cyangwa se ibintu agomba gusobanukirwa. Twasanze icambere ari umuhamagaro Imana yaguhamagaye. Ugomba kumenya niki Imana yaguhamagariye, niki uzakora mu gihe cyawe, niki Imana yaguhamagaye. Tuvuga gusobanukirwa uko wahamagawe, nico ugomba gukora umaze kumenya icyo wahamagariwe. Uno munsi turaje kuri epo yacu ya nyuma. Iyo umaze gusobanukirwa umuhamagaro, niki wokora kugira ngo umuhamagaro wawe waguke, kugira ngo impano yawe igaragare. Wa murimvye yaravuze ngo musese impano zibarimo, niko n'ijambo ry'Imana rivuga. Impano zawe ni gute zomenyekana, ni gute wo kwaguka. Namba Imana yaraguhamagaye kuba pastori, ni gute itorero ryawe ryokura, ni gute umurimo w'Imana yaguhamagariye wogaragara ukawukora mu gihe cyawe Imana yaguhaye. Ico ugomba gusobanukirwa ni kimwe rero. Ufite Bibiliya zitubwira neza ngo ikintu cyose kigira igihe. Hari igihe cyo kuvuka, hari n'igihe cyo gupfa. Hari igihe cyo kwiga, hakaba n'igihe cyo gukoresha ibyo wize. Hari igihe cyo guhamagagwa, hakaba n'igihe cyo gukoresha umuhamagaro. Igihe rero ugiye gukoresha umuhamagaro, winjiye mu muhamagaro, ni gute wokora kugira ngo urusheho kwaguka no gukorera Imana neza. Ikintu cyambere ugomba gukora umaze gusobanukirwa icyo Imana yaguhamagaye, ugomba gusengera icyo Imana yaguhamagaye, ugasesa impano zikurimo kugira ngo zigaragare. Yesu amaze gusobanukirwa akamenya ko Imana yamuhamagaye ikamushira ku isi ngo akore umurimo we, igihe cye kigeze. Ikintu cyambere yakoze, ntabwo yirukanse kuja gutora intumwa gusa cyangwa ngo abwire abantu. Oya, ikintu cyambere yakoze, yagiye mu butayu gusenga. Asenga amajoro 40 n'iminsi 40 atarya atanywa. Arageragezwa ibigeragezo 3 zose arabitsinda, yinjira mu muhamagaro. Naho twa abantu bari mu kwinjira mu muhamagaro ataramenya icyo Imana yamuhamagariye, atarasobanukirwa icyo agomba gukora, akaba yirukanse yinjiye mu muhamagaro. Nukubanza ukitonda ugatekereza, ukabaza neza. Nigeze gukurikirana gusoma igitabo kimwe, umuntu umwe aravuga ngo se uno munsi baguhaye amafaranga ngo ikintu cyambere wokora niki? Aravuga ngo ikintu cyambere wokora ngo wokwishura amadeni, ngo icyakabiri ngo ukabanza ukayerekera amafaranga yawe kuri konti, ngo ugatekereza ngo ukamenya icyo ugomba kuyakoresha. Iyo umaze kumenya icyo Imana yaguhamagaye, ngo ikintu cyambere ugomba gukora nukubanza ugatuza ugasengera ko Imana yaguhamagaye. Ugasengera umuhamagaro Imana yaguhamagaye, ugasengera umurimo uhaye ukora, ugasengera ibyo ugiye gukora, ugasenga ya masengesho uhaye usenga. Niyo azakuraho inzitizi, niyo azakuraho ibibazo, niyo azakurwanirira. Yesu yagaza akora ku manywa, nijoro akaja ku musozi gusenga. Yesu yagaza yiriranywa n'abantu, nijoro akaja kubana n'Imana. Ibyo uhaye ukora byose ugomba gusenga. Noneho turi mu kuba busy ntidusenge, tukakora ibindi ntidusenge, tukagira umwanya w'amanama ntidusenge. Tugomba gusenga kugira ngo Imana idushoboze, kuko gusenga ni ukuganira n'Imana, gusenga ni ugutabaza Imana. Umwanditsi yaravuze ngo ntabaza, Yeremiya niko yanditse 3, aravuga ngo ntabaza ndagutabara kandi kwereka ibikomeye utabasha kumenya. Uzufata umwanya wo gusengera umuhamagaro wawe,
uzufata umwanya wo gusengera icyo Imana yakubitsemo. Shika sana ulicho nacho asije muovu akatwaa taji lako. Reba cyane, usenge cyane, Satani atazaza akakwibagiza cyangwa akakurangaza umuhamagara Imana yaguhamagaye kandi Imana yakwambitse kari kwaka. Gerageza usenge cyane, gerageza uje imbere y'Imana, uzusengera icyo Imana yaguhamagariye, uzusengera umurimo Imana yaguhamagaye. Icyo nicyo kintu cya mbere ugomba gukora kugira ngo impano yawe yake, nuko uyisengera. Kugira ngo umurimo wawe waguke, nuko uwusengera. Kugira ngo itorero ryawe ryaguke, nuko urisengera. Abantu ntabwo uzabafata sinkware ngo uragenda uhamagara ufata oyaye. Ntabwo ukeneye ngo itorero ryawe ryuzura abantu, nuko ubasengera. Ntabwo ukeneye ngo ubone abantu bagushigikira, nuko ubisengera. Ntabwo ukeneye amafaranga mu murimo w'Imana, nuko uyasengera. Ntabwo ukeneye ngo abantu bagukunde, nuko ubisengera. Ntabwo ukeneye ngo abantu bagushigikire, nuko ubisengera. Ntabwo ukeneye icyo ukeneye cyose. Yesu yaravuze ngo ibyo mukeneye byose bimenywe n'Imana. Aravuga ngo muze mwese abarushe n'abaremerewe, muze munsange mbaruhure. Icyo ukeneye cya mbere ni ugusengera icyo uhaye ukora, cyangwa se icyo ugiye gukora. Fukama uje ku mavi ugisengere. Fukama uririre Imana kugira ngo Imana yumve agahinda kawe, yumve umutwaro uri ku mutima. Nigeze gusenga mfite itorero muri Kenya, turi bake cyane. Icyo gihe nasenganye n'abantu batatu. Nari kumwe na mama, kabana na Pasiteri Nyashoshi, ni inshuti yanje cyane, ni muramu wanje, akaba n'inshuti n'umuvandimwe, n'umukozi Imana nemera cyane. Imana yahamagaye kandi Imana yaramukoresheje cyane. Turasenga, bamwita ni Reverend Pasiteri Nyashoshi wa Methodiste, ubu nyine tuyi Arizona. Twabanye kera, yabaga mu Magunga, n'umuhungu wa Pasiteri Matarata. Tujana mu masengesho, dusengera ahantu hita Kayole, dusenga iminsi 3. Kandi tugasenga nje nkaja ku kazi, nagaruka ngasanga ko barasenga na mama ku rusengero. Dusenga iminsi 3, tuha dusengera gatorero nari natangiye karimo kava igisenge kiva nta mafaranga dufite kuhasakara, kandi mfite agahinda n'umubabaro. Abantu nta muntu n'umwe ushobora uza mu rusengero rwaje. Icyo gihe hari abantu bake cyane. Twari kumwe, nibuka icyo gihe abantu twari kumwe, harimo abagabo 3. Twabara turi abagabo 3 bari barimo. Icyo gihe ndasenga, maze gusenga dufunga iminsi 3, kandi mu gitondo nkagenda ku kazi ntanywe yicaye ntariye. Kagenda ngashika ku kazi, kirirwa nkora ntariye, ngataha saa 9 kabasanga ku rusengero, tugasenga mu mabuye. Hari amabuye uyafukama akakurya amabuye asongoye. Natangaje kurya nijoro, mari iminsi 3. Umunsi wa gatatu nari mvuye ku kazi ndi muri bisi, numva umwuka arambajije, arambaza ngo se kuha usengana gahinda kurasengera iki? Ndamubwira ko ndasengera umurimo w'Imana, iri torero ryanje. Arambwira ngo iri torero ni ryawe, ndi ryanje. Ko nari ndushe cyane, shonje, ndushe, mfite agahinda kenshi cyane. Ndabwira ni itorero, none urarikunda? Ndamubwira ngo ndarikunda. Itorero natangiye nje nyine nta mafaranga, kurabona uko mpangayitse. Nubu umwuka arambwiye ngo ubanze wihane. Ikintu cya mbere, itorero si ryawe. Icya kabiri, turikunda. Ndabwira wiki jewe sindikunda, kandi maze iminsi 3 ndahaye ndya niri gupfukamye hari amabuye, sindikunda. Ndamubwira ngo ya wewe uri just kiyateka uraho. Itorero si ryawe, ni rya nyiraryo, ni rya data. Icya kabiri, ntiworifira, nje nararifiriye. Numva ndatsinzwe, ndihana. Ndavuga ngo Mana mbabarira. Uziko Yesu yafiriye itorero, namara nanje nkavunika mu mutima. Uziko Yesu ari we nyiri umurimo, jewe nkaba gusa umuntu aho ngaho utaca maze, ari we ni uzasarura. None jewe ninjuhaye urara ijoro nkarara mvunitse. Sanga gusa icyo nsabwa ni kimwe, nugukiranuka ngakorera Imana neza, ibindi byose si ibyanje. Kuva uwo munsi, Imana ishimwe,
umutima wanje urakira. Nuwo njana Alaska akanjana mu Bushinwa notanga itorero ntavunitse iryo jambo iryojwe umwuka yampishuriye iryo jambo Yesu yambwiye rikiza umutima wanje ndakira. Sinovunika ngo itorero ngo umuntu yagiye, sinovunika ngo ntibaje, sinogira. Uwo munsi ni wo munsi nakize, umwuka wera araza mu mutima wanje ampishurira ico ndico mu murimo w'Imana. Rero umupasiteri uzuvunika ngo abantu ntibaje kuko ntibakubwiye ngo utangire, cyo ngicyo ugomba kubisobanukirwa. Ntibaguhamagaye, ni Imana yaguhamagaye. Namba uzuvunika ko abantu bataje uko ni wewe wihamagaye, ariko yaguhamagaye izaguhamagarira. Icya kabiri, umurimo si wawe, ufite nyirawo, ufite uwaguhamagaye. Nibataza uzasenga Imana umugore wawe n'abana bawe baze, kuko abo ngabo ni uzabazwa. Abandi uzabazwa n'abazaza, abataraje tuzababazwa, kuko uzabazwa bona guhaye ab'Imana yaguhaye nibizakubaza, abitaguhaye tizabakubaza. Kuva uwo munsi sobanukirwa ibintu bibiri: itorero si ryanje, icya kabiri jewe ndikiyateka gusa. Yesu ni uri kunda, je sindikunda, ndikunda gatoya kugira kuko yanshize hariya. Ndi watchman, ndikiyateka, ndi umuzamu, ndaho umuntu kimwe n'abandi, ndi umukristo kimwe n'abandi, nzacigura ubanza kimwe n'abandi, nzabazwa kimwe n'abandi. Imana izabaza abo yampaye. Uwo Imana itahaye kuza mu ikanisa ryanje tizambaza ibibazo bye, tizambaza ko namubwirije, tizabaza imbuto namwereye kuko ntiyamumpaye. Rero igihe Imana itamuzanye kaje kumwizanira, ashisa kankubitira mu rusengero cyangwa kambwira nabi, ico gihe nuko nije wamwizaniye. Ariko Imana nimuzanira azoza aziko ndi umushumba we, kuko yaje mu murimo w'Imana kandi ari Imana yamuzanye ngo dufatikanye kubaka ubwami bwa Kristo. Ico kintu inza numbona abantu benshi nkumva n'abandi bagikora bavuga ico kintu Imana yarakimpishuriye. Menya yuko umurimo w'Imana ngomba gukora ibyo Imana yampaye, ibyo itampaye si ibyanje. Ab'Imana yazanye ngo tukorane umurimo w'Imana abo nibizambazwa. Abatazaza nkaja kubizanira nzaba ngiye muri charnere mu mubiri. Abo ngabo singomba kuja kubazana, nzaba ngiye inyume ya Bibiliya. Ico niyo pwe ya mbere uyu kugira ngo impani kurimo yaguke, nico ugomba gukora, ugomba kuyisengera. Nuyisengera Imana izagenda iguhishurira, iguha ubwenge, ikumenyesha ibyo ugomba gukora. Icya kabiri kugira ngo twihute, nico ugomba gukora nukumenya ico ugomba gukora cukuri. Do something right. Gukora ikintu ciza cukuri. Nambugiye gutangira umurimo w'Imana ubukore neza mu kuri no mu mwuka. Bibiri ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yohana vuga kivuga ku 8 haravuga ngo ni mumenye ukuri kuzaba batura. Ugomba kumenya ukuri, umurimo w'Imana ukawukora mu kuri, Imana ikakuburanira ugakoresha ukuri mu murimo w'Imana. Nuja gutangira ugatangira mu kuri. Impamvu abantu benshi bari mu kugira ibibazo mu muhamagaro wabo nukubakira ku bikenyeri, nukubakira ku kinyoma, nukubakira kuri sensibilisation, nukubakira ku kintu cy'amatiku, nukubakira ku rugambo, nukubakira ku macakubiri, nukubakira kuri fanatism, nukubakira kuri famille. Ntabwo umurimo w'Imana ari famille. Umurimo w'Imana ni umurimo w'Imana, ntabwo ari famille. Famille yo gufasha, Imana ishimwa, ni byiza cyane. Ugize amahirwe Imana ikagufasha ukamera nka Mose, ukabona umuryango wawe ukakwemerera ugakizwa. Dufite abana benshi baba pasiteri batazabafasha n'ababyeyi babo umurimo w'Imana. Ugize amahirwe abana be bakumva Imana, bakamwe bagacuranga, abandi bakaririmba, abandi bagasenga, abandi bakagushigikira, abandi mwakagusigira ikirato, undi akakupasiriza ihuzu, wamara nawe ukabwiriza. Uwo ni umugisha w'Imana, nugusenga Imana ikabigufasha ukabigeraho. Ugize amahirwe ukabibona. Ariko umurimo w'Imana ni umurimo w'Imana, ugomba kuwukorera mu kuri no mu mwuka. Nugira amahirwe ugasobanukirwa aya magambo mpaye nkubwira, ugakorera Imana mu kuri, nta ntambara uzahura nazo kandi niziza zizatsindwa. Imana kuko izakurwanirira ukuri konyine kuza gutsinda, kuko Imana ni ukuri n'urukundo. Nibyo Imana izikoreramo. Imana ikorera mu kuri, ikongera igakorera mu rukundo. Noneho abantu bari mu kuja kubaka, bakubakira ku bintu bitari right, bitari ukuri. Noneho kubera ko batubakiye ku kuri, noneho ugasanga habayemo ibibazo kuko nta kuri kuhari. Uzasenga Imana iguhushurire gukora ibintu neza. Reka nkoreshe ikinyarwanda. Hariho gukorera mu kuri, gukora ibintu by'ukuri, hakaba no gukora ibintu neza. Ikintu kikaba magnifique, ikintu kikagororoka neza, ikintu kikagenda neza, kikaba bien fignore, ugatangira umurimo w'Imana mu kuri no mu mwuka, mu bintu bimeze neza. Uzasenga Imana iguhishurire kugira ngo ushobore gukora umurimo w'Imana mu kuri. Reka mbaho ubuhamya gatoya.
Jewe nkunda gutangira amakanisa kandi nzambona rero muri Imana yampamagariye kandi nkunda kubona nabandi bantu bayatangira biranezeza cyane. Nabaye ahantu bita Rock Island mbana na Pastor Jacques Bagaza. Wa umurimo twakoraga numva umwuka karampamagarira gutangira itorero. Numva ko umwuka mbwira nari mfite umuzungu araza ndamubwira ngo ngiye kwimuka enje gutangira itorero muri Indiana. Numva umwuka yampamagariye. Haza umuzungu bita Dennis n'umugore we Kim n'ubu ni inshuti yanje. Arambwira ngo aho kuja gutangira itorero Indiana bitangire hano Rock Island uza ahantu bita Moline muri miles 5 njewe ndaguhinzu uzabamo kandi ungire mwarimu w'ikanisa umukobwa wanje n'umuhungu wanje n'umukazana wanje na mama n'umugore wanje nitwa abakristo bawe ba mbere. Ndamubwira ngo ya hano hari indi kanisa y'abanyafrika reka nje Indiana nje gutangira umurimo w'Imana. Ndamanuka ntanga inzu arambwira inzu nayo kwishura amadolari 300 buri kwezi kandi rent to own kugira ngo inzu izabi yanje. Navuga ngo ya reka ngende nje gutangira umurimo w'Imana. Iyi Imana yaguhamagaye tizi guhamagarira ibyoroshe iguhamagarira ibintu bikomeye. Icyo cyaje kuvuga niki ngoje kugenda nari mfite numva ko ningenda nkaje gutangira itorero nzajana n'umugore wanje n'abakobwa banje babiri umwe afite amezi 6 no mukobwa nareraga witwa Line Kagu muka mwene data Aruma n'abarumuna banje Ruhorana na Mutima. Ruhorana yaracurangaga kama mbaranga kubita imibare Mutima za umudiyakoni Ruhorana abo umucuranzi umugore wanje na Line n'abandi nako turirimba umurimo urarangiye. Kumva ko ari ko ibintu bimeze niko natekerezaga. Nabona ni nkorera hangaha nakavuyo ndabantangiye ibintu zakavuyo mbe nubakiye ku bintu bidafatika. Ndamanuka nje kugenda barambwira ngo ya we niwe wahamagawe genda wenyine. Ndangije ndababara ku mutima nja kandi gusenga ngo nje gusenga Imana irampishurira. Mureke mbabwire ikintu Imana yampishurira. Imana irampishurira yambwira ngo kurarakarira barumuna baye ko bakubwiye ngo bagiye gukorera amafaranga za Dakota. Uri mucaha ubanza ucihane kugira ngo umane kuje Indiana je gutangira itorero. Kuko naganiriye nabo ntitwumvikana. Nononje nibagigwa ko ari nje wahamagaye kagira ngo bene rupande bose Imana yarabahamagaye twese kandi tuzakora umurimo w'Imana tuzumve kimwe kama ntekeza ngo Ruhorana no mwohereza akiga theology narangaza theology yoza tugafatikanya uye bikagenda uku ngo barangize mushike wanje twabanaga yigende kwishuri Kentucky Mutima nawe ngiye Kentucky Ruhorana arambwira ngo agiye no Dakota bose baragenda dusigara njewe n'abana nari kumwe nabo munsi. Nononje gusenga Imana umwuka arambwira ngo ni wewe nahamagaye ntabwo naguhamagaranye n'abari wewe genda kuko ari wewe nahamagaye ntabwo nahamagaye bari nabo ntabwo ari abapagani fite ibindi nabahamagariye bagomba gukora kandi bazakora bakabikora neza kandi bakabikora mu gihe cyabo babyumvishije. Umwuka arampishurira arambwira ngo icyo ugomba gukora ikintu ciza kitabangamiye abandi kidakwajije abandi kandi kitabangamiye n'umuryango kuko ari wowe nahamagaye. Ico ge nigeze ugana ahantu mpamagara mukuru wanje mpamagara mama ndababwira ngo barumuna banje banze kuza gutangira kanisa. Umwuka arambwira ngo uri mu makosa uri mu mafuti ni wewe uhaye ubashiraho urubanza ariko jewe nta rubanza na rumwe mbashizeho. Ariko Imana ishimwe ko tugira Imana izivuga kandi Imana y'ukuri. Sanga nije usinzwe ndababarira ndavuga ngo Mana umbabarire mpamagara umugore wanje n'abana turimuka tuje gutangiza itorero Indiana ngo dushike tangira gusenga Imana ngo izana abantu kavuga ngo Mana nibashaka bazi nashitse ndije nyine kuva Rock Island aho nabaga no kugera Indiana ni ibirometero bigiye kugera 600 kugenda ugera ngureyo hagati ya 500 na 600 kugira ngo ugereyo. Noneho tangira gusenga ngasengera mu mihanda ngasengera kuri kiyabwa cy'indege nakiriwe n'umugabo w'umusudani nararaga mu ntebe mu wiwe kugira ngo nshaka kaza aho ngaho inze gutangira kanisa. Noneho tangira gusenga tangira kubwira Imana abantu bazi kazanisha muri restaurant kabwira Imana we uzanaza n'abantu hano rimwe nashaka muri restaurant kananirwa kurya nje nyine kavuga uku nta muntu wacu hano woza nawe ngo niba shaka baze batangira amakanisa hano abicumi ariko nze mbona aho nje gutarama nabo baze gutarama wanje tuburi. Hari abantu uzamona benshi bagira ikibazo ngundi muntu yatangiye kanisa se araho byanditse ko azokubera umukristo haraho byanditse ko runaka azaza akaba umukristo wawe. Umuntu azasenga aho yumva naho Imana yamuhaye ku mutima ntabwo azasengera aho we ushaka aje aho Imana ishaka. Nambuze urakara ngo naka yanje uzabanza usubire neza usubire mu muhamagaro wawe ubaza Imana neza uko Imana yaguhamagaye.
cyangwa ukaraga ngo abandi bakoze n'ijisho nabikoze kuko ufite uko Imana yaguhamagaye ufite nuko yabahamagaye. Ndangiza senga Imana uzazana abantu, Imana ikambwira ngo uzazana abantu. Kagase Imana gute uzabazana gute? Imana uzazana abantu umwaka ugashira haza kuza Pastor Nehemiya niwe twabanaga tubana hafi imyaka 7 kugira ngo abantu baze Indiana. Imyaka 7 irashira nta bantu tubona. Umwaka ugashira ndukaza ngenda nasengera ivyuma mu rusengero nkabikoraho ugenda senga kubera impamvu nahangayitse iyo myaka 7 nukwanga gukorera umurimo w'Imana ku kibazo. Do something which is not right. Gukora ikintu kitari ciza cyukuri kuko hari ikintu byacu twibagirwa. Izina ryawe uko witwa biraruta ibindi bintu byose abantu bo kwita. Uko witwa ugomba kugira izina abantu bavuga bakarimenya neza ntibarimenye nabi kuko ne bakumenya neza niko kwamamaza Imana kuko nukora ibintu by'ukuri niko Imana izaguha umugisha niko nabantu bazokuyoboka. Reka mvuge ikintu. Iyo usomye ibitabo bya leadership bavugira ijambo abantu benshi bafitemo ikibazo baza bavuga ngo leadership attract followers. Leadership attract the followers. Abayobogwa cyangwa abayoboke ubuyobozi bwawe burabakurura ntubabwira ngo nimuze. Narasenga nkavuga ngo Mana we abantu bazoza gute? Imana ikambwira gusa ngo wewe ceceka warasenze unyugwe. Abantu baraje bafungura amakanisa namba hari ikintu kiza kinezeza niyo nkase mwikona nkabona umuntu bakavuga ngo hari kanisa tuje gutarama hariya ubwo n'umurimo n'ubwami bw'Imana. Rero dufite abantu badafite icyo bitwita ngo ni dufite abantu bamwe religion people, dufite abantu religious, abantu b'abanyedini, tukagira n'abandi ba kingdom mindset, abantu bakorera mu bwami bw'Imana. Rero dufite ikibazo abantu benshi bataza basobanukirwa ni ikibazo cy'abanyedini n'abantu bakorera mu bwami bw'Imana. Ubwami umuntu ufite kingdom mindset tazagira ikibazo ngundi muntu yakinguye kanisa, tazagira ikibazo ngo umukristo yagiye cyangwa ngo umukristo ntiyaje cyangwa ngo naka ntiyirubuye iwacu ngo naka yirubuye hariya. Nabo kirakara ni dini urimo urakwiriye gukorerwa deliverance ukaja mu muri kingdom mindset ukareba mu bwami bw'Imana. Igikenewe ni kimwe nuko ubwami bw'Imana bwaguka, ntabwo ari uko itorero ryawe ryaguka. Nugerana babiri mu ijuru Imana yaguhaye abo niba uzabazwa kandi Imana izabiguhembera kandi bigushimire ugubwe neza. Nambuza wumva Imana yaraguhamagaye aba yaguhamagariye bazaza ntabwo uzaje kubazana. Ikibazo dufite gikomeye ubunyine Imana iri guhamagara umuntu ni nkuko bobwira umusiribateri ngo aje gushaka umugore akaja gushaka umugore wanje cyangwa akaja gushaka undi mugore ufite umugabo kandi hari abakobwa baraho yakagenda gusaba umugeni tukamukwera. Imana ikaguhamagara ngo tangira itorero aho kugira ngo uje kureba abapagani ahantu hatari itorero cyangwa abantu bataramenya Imana ngo bazane ukaja mu kibuga cyundi cyangwa ukaja mu itorero ry'undi muntu cyangwa ukaja kureba ukaja kubwira abantu kera bumvisha ubutumwa ngo ngahe nimuze dutangire. Iyo ngiyo ntabwo ari church. Ubugiye kubaka just something community service fellowship mugiye kuvuga Imana. Ariko nutaka kuvuga ubutumwa uzahere ku izero uvuga ubutumwa ubwiriza abapagani baze kandi mwitorero ryawe ushiremo uko umuntu muvuga ubutumwa muje kuvuna niko bavyita. Uzana abantu bari hanze baze mwitorero musohore muvuga ubutumwa bwiza kuko dufite ikibazo muri iki gihe itorero abantu bari mu kuja mu itorero bakibagira icyo twita great commission. Imana yabahamagariye gikomeye nivuga butumwa nukuja hanze. Wibuka ijambo Yesu yavuze amaze kuzuka yaravuze muri Matayo 28 ukamara guherera ku 16 tukamanuka ku 19 ugaza kuri 20 aravuga ngo nuko mugende rero muvuga ubutumwa bwiza mubwiriza abantu bose abihana mubabatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera kandi nzabana namwe kugeza ku mperuka y'isi cyangwa kugera ku mpera y'isi. Nukuvuga ngo wewe Imana njago yaguhamagaye nguze kureba abakijijwe, yaguhamagaye ngushaka batarakizwa. Ico dukora mu ikanisa turacyazana kugira ngo dusohoke hanze tuje mu ivuga butumwa. Ariko ubu nyine turi mu gushaka kubaka empires, royaume, community zacu, amazina yacu, dukora ibintu bikomeye. Nta nico tuhaye dusohora ngo tuje mu ivuga butumwa. Hari igihe dushaka kugira ngo tuje mu ivuga butumwa ukabona abantu byababeremereye, abandi bakabona ni ikibazo, abandi bakabona ko dutakaza amafaranga, abandi bakabaho nta muntu numwe babwirije akicara aho ngaho akavuga ko havuga ubutumwa. Twicaye hariya kugira ngo twityaze, kugira ngo tugire imbaraga, tubone uburyo tuje hanze kuzana abantu kuri Yesu. Ico gihe
tuba dukora iby'Imana ishaka, dukora iby'ukuri kw'Imana. Icyo ni cy'Imana ishaka. Rero turukuba abanyedini tukicara tukubaka ubwami bwacu aho kubaka ubwami bw'Imana. Rero ndagusaba mukozi w'Imana ugira icyo bita kingdom mindset. Umuntu ufite kingdom mindset, ikintu cyambere kimuranga ntarakara ngo amatorero karavuka. Utubare ko tuvuka abantu ntibarakare. Za McDonald's ko birirwa zifungura buri munsi. Uzi za McDonald's ziri mu no mugi, ariko abantu ntibarakara. Kandi tubare babafungura nutundi ko turubakwa. Uzi zambaga kingi n'ibindi na za pizza hut ziri ahangaha, amakarisa afunguye yose azafungura aho kugira ngo umuntu azafana umuhamagaro. Uwo ukora ugakora uko Imana yagushoboje, aho kugira ngo ukore umuhamagara wawe udindiri. Ugomba gukora icyo Imana yaguhamagare kandi ukagikora neza. Uzagikore numara ugikore neza, kuko byanga bikunda hari ikintu Imana yaguhamagariye. Icyo kintu Imana yaguhamagariye nutagikoresha uzakibazwa, kandi nubikoresha nabi uzakibazwa. Rero icyo nshaka kuvuga ni iki: ubwami bw'Imana nudukorera mu bwami bw'Imana ntabwo tuzarebera abantu mu mazina yabo, ntabwo tuzarebera umurimo w'Imana mu nyungu zacu, tuzarebera Imana mu murimo wayo no kwaguka ku murimo w'Imana, pana kwaguka kwacu. Kuko uwo tubabaza, uwo tuzatindaho ni umuntu wasubiye inyuma, ni umuntu wavuye mu byizerwa. Uwo muntu ari we muntu tuzatindaho. Ariko umuntu ukiri mu bwami bw'Imana aho Imana yaguhamagariye uzahagende. Reka mvuge amakosa abakristo bari mu gukora. Ikosa rikomeye abantu bari mu gukora ni ukuja ahantu utabajije Imana icyo ugiye kuhakora, ukagenda kubera ko bakubwiye, kubera ko bagusashibirije, utabajije icyo Imana yaguhamagariye. Wamara gushika ntihagira icyo ukora, cyangwa ukahagaye ukongera ukahava. Ni gute umuntu w'umukristo ushobora kuva mu makanisa 3 mu mwaka umwe cyangwa 2-3? Nuko biragara yuko you are not strong. Ntabwo uri strong mu muhamagaro wawe. Nta muntu woza ngo asange aho mpaye nkora umurimo w'Imana ambwire ngo ndatekereje ngo reka itorero Grace Tabernacle ngo tuje hari mpite ngende. Nubwo sinumva uko nokubwira, nubwo wombwira ngo ukambwira gute tivyokunda. Iyo wamaze gusobanukirwa neza icyo Imana yaguhamagariye, ukamenya neza icyo Imana yaguhamagariye, uja gukora ikintu wagisengeye, warangiza kugisengera ukagikora kandi ukagikora neza. Kubera ko abantu baja mu bintu bahubutse birutse babwiwe, niyo mpamvu babikora nabi, bakagenda batabwiwe, bakagenda batabisengeye, agashika ahantu ngo ndahagaye ngo ndahavuye ngiye hari nguko bambwiye nguko bagize gute. Icyo tugomba gukora twabakozi b'Imana, tugomba gusenga Imana ikazana abantu, tukarera n'abantu imbuto z'urukundo, tukerera n'abantu imbuto z'ubuyobozi bwiza. Bwa buyobozi bugahamagara abantu. Impamvu reka mfasha abakozi b'Imana gatoya. Impamvu bamwe ubona bagira abakristo bake ni impamvu zigera kuri 3. Impamvu ya mbere, uzugira ngo ugire benshi kandi Imana yaguhaye amavuta y'abantu bake, kuko wosanga ayo mavuta ufite ari ayo ngayo Imana yaguhaye. Kuko simfite abakristo bangana n'abatijeks, simfite abakristo bangana n'abagitwaza, simfite abakristo bangana n'abamasaso, kandi sinorakara ngo masasa arandusha abakristo. Oyaye, kuko ari potential Imana yamuhaye. Njewe Imana yampaye potential zingana na Musinga, kandi singomba kurakara ngo mbabare ngo kuko Musinga afite abantu bakeya. Oya, ngomba kunyurwa nuko mfite. Noneho ngashaka ngo nikompare n'abandi, ngane n'abandi. Icyo niyo ntegenke za mbere dufite. Icya kabiri, noneho ugasanga ntitwiteguye ngo twakire uko intambara tuzohura nazo z'umuhamagaro, ibibazo tuzohura nabyo Imana yaduhamagaye. Noneho twahura n'ibibazo tugashaka kwirwanira, nambi Imana iduhaye abantu bake, tugashaka kugira ngo duje gufata noneho tugire benshi. Oya, uburambitse Bibiliya ukaje gukoresha ubwenge bwawe. Icya gatatu, tugashaka noneho ngo tugire 6 mu murimo w'Imana. Yesu ntiyigeze ashaka 6 mu murimo w'Imana. Iyi Imana ikeneye kuguha 6, irari guha yonyine. Iyi ikeneye kuri kwima, irari kwima. Ugashaka ngo bavuge mufite abantu benshi, ngo abandi bandusha abakristo, ngo nje oyaye. Uzi impamvu abandi bakurusha? None ugira ngo reka nkubaze, bano bantu bose ubona bafite abakristo, reka mvuge papa apotre afite abakristo benshi, ukeneye kumera nkawe. None urambwira ngo abakristo 2020 yagiye yabwira inzu n'umuryango ngo mwaje wanje. Rero nukoresha itwo tuntu dutoya kurakoresha. Ni nko bamwe hatsindisha imashini, wewe ugatsindisha imbugita. Ni nko umwe ahingisha isuka, wewe ugahingisha intoki. Wewe senga Imana, nurangiza uhudumiye Imana iguha amavuta abazana, Imana iguha ubwenge bubazana.
ubuyobozi bwawe buguhamagarire, apana wewe guhamagarisha umubiri wawe n'ubwenge bwawe. Nubikoresha ntabwo uzabona, kandi icyo uzatahana ni itiku. Bazoza buzuye amarangamutima, bazi ibyo wababwiye wababeshe. Niba bibura bagukubitiremo cyangwa bakurwanye, niba bibura bakuvuge nabi, niba gara ute ejo ngo barimutse baragiye. Ikindi reka mbwire cyane abapasiteri bari muri Amerika, ikosa bari mu gukora kuvuga ngo ubwiye umuntu ngo ngwino ngo ndakwimura nkurihire imodoka huri ngo nkuzane, ugafata amaturo n'ibya10 ngo ugiye kwimura umuntu. Tuzi ko yakunze aho hantu, cyangwa tuzi ko afite umurimo w'Imana gukorera Imana. Ikindi ntiyagusabye nguze inyungu z'akazita, yamara kuzita ukamuzana, yamara gushika nta nyugwi wawe, yagenda ugakomereka. Uzi gufata icya10 cy'ukwezi ukimura umukristo, ukamurihira indege n'imodoka, yamara gushika akagusiga. Ikosa ntabwo ari uriya mukristo warikoze, ni wewe pasiteri warikoze. Icya10 ntabwo ari cyo kwimura abantu, icya10 ntabwo ari cyo guhereza abantu ngo baze mu ikanisa kuko si ruswa. Icya10 ni cyo guhemba pasiteri, icya10 ni cyo gukora umurimo w'Imana, icya10 ni sadaka, nibyo kumenya ibyo bikora mu rusengero, hagafasha imfuzi n'abapfakazi. Munaniwe gufasha abagowe ngo mugiye kwimura umuntu ufite food stamp mu yindi state, mukamwaka food stamp ngo muramuzanye ngwaze. Aho ngaho ikosa ntabwo ari ryo wimutse, ikoje sa ni ryo wimuwe, kuko ntazi ibyo hayakora, ni umushitsi. Ibyo bamubwiye nibyo yirukanseho. Namba ari wibibasabye muraganira mukamenya uburyo mwobizana, ariko mwe ntimumwinginga ngo ngwino hano uzutubera umukristo, kuko ntabwo uzimuraga paruwasi yose ngo uyikura handi uyizane. Nimara gushika ikagayi wawe ikagenda, uzasigarana igisebe kimeze gutya, uzabura ya mafaranga, ubura umukristo, usigarane gusiga ikomeri. Nuzazubona wa muntu ukomereke, kuko igisebe ni wewe waciteye, wagiye kugikuririya urakizana. Rero wige gukora ibintu byiza z'ukuri. Ibyo bintu bizatuma ukora umurimo w'Imana neza, unyuzwe, uwo ufite amahoro mu mutima, kandi uzarangiza ivuga butumwa ryawe neza. Reka nangirize kuri point ya gatatu. Ipoint ya gatatu, ugomba kugira abakozi b'Imana bakugira inama, kandi nawe ugisha inama kugira ngo umurimo wawe waguke. Kugira ngo utere imbere nuko ugomba kubona bakubwira ukuri, bakakwereka amakosa yawe. Kuko ntabwo uri Imana uzokora amakosa, uzovuga ibintu bimwe bitari byo, uzovuga ibintu bimwe byiza, hari igihe woteshuka. Ubu mpaye mbwiriza hano, mfite abantu bakozi b'Imana nemera, bompamagara bakambwira ngo yisije uhaye ubwiriza iri longe Bible imeze uko, no kwicara nkavuga ngo uyu mukozi w'Imana mbwiye nemera papa wanje mu mwuka, iba mbwiye niko kuri, reka mbihagarike. Njewe hari nabo ngira bamanitse nzanicara nkareba n'amafoto yabo, narafashe ndayamanika, kuko ndifuza kumera nkabo, kandi ndifuza inyigisho zabo ko nozimenya n'abarimu banje. Ninde uza wigira kurindi ukeneye kumera nkandi? Ninde wo kugisha inama? Ninde uzugisha inama igihe wohura n'ikibazo gikomeye? Ninde woje kugisha inama? None ugasanga umuntu abayeho n'ingarigari n'imbogo ku musozi, ibyavuze niwe kamara, nta wundi muntu agisha inama. Na Yesu ubwiwe yaravuga ngo natumwe na Data. Nta mukozi w'Imana uzuba adafite abandi bakozi b'Imana bamwunganira. Elisa yagenda yakoranye na Eliya. Mose yigiye kuri ba Farawo n'abandi barimo yarafite. Yesu yarafite intumwa izi 12. Igihe cyose abakozi b'Imana usanga bafite abandi bagenda bigiraho. Rusi yigiye kuri nawe, wewe uza wigira kuri inde? Ninde papa wawe mu mwuka uza wegera ukamubwira ngo papa ibi birananiye? Nibiba ngombwa uzutega indege uje kumureba, nibiba ngombwa ufukame umuhamagara aza gusengera, nibiba ngombwa ugende umwicaze umubwire icyo utumva kikwigisha. Ni bande barimo baza bakwigisha ijambo ry'Imana? Ninde uza wigiraho kugira ngo ushobore kuyobora neza? Ninde wogisha inama igihe wagize ibibazo? Ndagira ngo ngusabe ukumeze, ugire ushaka umuntu umwe wemera kandi ukunda, uzumugisha inama mu murimo w'Imana uhawukora. Numugisha inama iminsi yawe yose uhawukorera Imana, uzarangiza neza, kandi umurimo w'Imana uzaguka, kandi impano ikurimo izaguka, yera imbuto, abantu bayisarureho, n'Imana yisarureho. Imana izaguha umugisha, nugera mu ijuru uzambara ikamba rirabagirana ngo ry'abantu bahinduye benshi mu kumenya Imana. Imana itugire neza kandi tuganze. Mwari kumwe na Pastor Musinga, tuzabonana ubutaha.